hari abagiye natwe turiho nta cyatuma tutabivugaho kuko turi mu isi. harya hagiye bangana hagiye abaririmbyi bacu 3 abakomeretse bo turi benshi nanjye ndimo. yewe Hope imaze imyaka 24 irashize umwaka Vincent giye utaha kuzura turaba twizihiza yubile y'imyaka 25 igitaramo gishyushye cyo gusoza umwaka ndetse tunatangira uwundi. audio yo irimo iraninga ariko n'amashusho nayo ni vuba ndakeka bitari burenga ukwa mbere ishusho amashusho atayabonye. Hari n'indi album ya 3 iri vuba iri hafi gusohoka. The Guardians twari turi kumwe, babwiriye twari turi kumwe ndetse na korali ya Kimihurura yitwa iragiye. muraho neza nshuti zanjye, mumeze mute? Ndizera ko mumeze neza, nanjye meze neza, ariko gripe yo imereye nabi, niyo mpamvu today nabahisha isura fesi yanjye ntabwo muraza kwibona, mwihangane, ariko n'ubundi musanzwe muyizi, ariko abandi bo murababona. Turi mu karere ka Karongi, intara ni y'Uburengerazuba, turi mu gihugu cy'u Rwanda nk'ibisanzwe. Hanyuma uyu munsi ikiganiro US News uburyo ngiye kugikoramo biratandukanye cyane, kandi muraza gukunda zino mpinduka kubera ko narabibabwiye ko mu minsi yashize, narabibabwiye ko ndajya njya kuri tele mvugane n'abantu live turi kumwe rwose, mbibariza ibibazo n'ibyo namwe mwagiye mubaza, ndajya mbibabaza hanyuma babisubize. Ndajya nakira umwe mu bagize iyo korali dusangize amakuru yabo, ni ibiki bari kudutegurira, ese abo twagiye tugura bo byatewe n'iki, byinshi murabimenya. Ndizera ko iki kiganiro muraza kugikunda cyane. Icyo nagusaba ni ukuba hafi cyane, ndaza kugaruka ku makorali menshi agiye atandukanye, ndajya negera abayobozi yaba visi perezida, mbashyireho rwose amashusho murayabona neza akeye ameze neza cyane, sound ya sawa, ndumva muraza n'ubundi kubibonera. Hanyuma korali ndagarukaho harimo New Hope Choir, Galilea SDA Church, nkiri naho ndahita ngaruka no ku Bungeri. Hanyuma aho ndahita mpava, ndahita njya ku Mubuga SDA Church, ndaganira na Sound of Christ, ndaganira na Holy City Singers. Ndahita manuka gato nje kuri New Jerusalem Choir, ni Murangara SDA Church. Ndahita nzamuka hejuru ho gatoya, ndahita njya Gakuta SDA Church, mbaze amakuru korali inshuti nziza. Ndahita ngaruka ku itorero rya Kigezi, ndagaruka ku makorali menshi agiye atandukanye. Harimo korali yitwa Abaragwa, ifite n'igitaramo ku isabato izakurikira iyi ngiyi turimo, bafite igitaramo kimeze neza. Niba nawe rwose uri muri Karongi, uri no mu nkengero, nagushishikariza kuzitabira iki gitaramo kuko ni sawa cyane. Harimo New Hope, harimo amakorali menshi agiye atandukanye, harimo na korali yo ku Muhima, baraza kubabwira. Rero ni mu kanya gatoya, ikiganiro rwose kimeze neza, reka nizere ko muraza kuryoherwa cyane. Yego, reka twihute cyane, duhereye ku itorero rya Mubuga. Reka twakire umwe mu bagize korali Holy City, atubwire byinshi badutegurira ndetse badusangize ku makuru yabo. Aho Yesu ashimwe. Amazina yanjye nitwa Olive Nyiransengimana, ndi umuririmbyi nk'uko mubivuze wa korali Holy City Singers yo ku Mubuga, ibarizwa mu ntara ya Murangara. muri korali mufitemo uwuhe murimo usibye kuba wenda mwaririmba? Ndi disiplineri, inshinzwe imyitwarire y'abaririmbyi. Good. Nashakaga kubabaza Holy City ubundi wenda ku bantu batayizi wayivuga gute kugira ngo wenda muri introduction byumvikane? Holy City
Holy City Singers ni korali nk'uko twari tumaze kubivuga ibarizwa ku itorero rya Mubuga intara ya Murangara, ikaba ari korali itamaze igihe kitari gitoya kuko ngira ngo tugiye kugera igihe cyo mu myaka ikabakaba mu 10. Irashize igiye gushira. Ariko mu by'ukuri ibikorwa byacu by'indirimbo z'amashusho n'amaudiyo bikaba twarabikoze mu myaka nk'itatu iherereye inyuma y'amaso yacu. Ni ukuvuga gutangira nka 2021 ntekereza aribwo twatangiye dukora indirimbo z'amajwi. 2022 na 2023 nibwo twatangiye gukora indirimbo z'amashusho. Ngira ngo ariko abantu babamenye kuri nyuma y'uko iriya mpanuka ibaye, ngira ngo ni nabwo abantu babamenye cyane, nibwo babakurikiye cyane. Harya buriya haciyemo nk'imyaka 2 n'umwaka umwe. Ni umwaka umwe kuko twayikoze ari ku itariki 7 z'ukwezi kwa gatanu mu 2020 ngire ngo na gatatu oya ni na kabiri, kuko ubu umwaka warashize, ubu umwaka urarenga. Impanuka ibaye, iriya mpanuka rwose ni ibindi pe, nta nubwo nshaka no kuyivuga kuko oya twaranakomeye kuko twabonye ukuboko kw'Imana iradutabara. Nyine hari abagiye, natwe turiho, nta cyatuma tutabivugaho kuko turi mu isi. Harya hagiye bangahe? Hagiye abaririmbyi bacu 3. Abakomeretse bo harya buriya yari yatewe n'icyako konyine wenda? Twavuga yuko mwari mugiye mu bukwe, ngira ngo twari turi mu gutaha, imodoka ibura feri tugeze kuri uriya musozi wa Kibanda. Mwari muri kuva Rubengera? Yego, tugeze kuri Kibanda dutaha tugiye kwinjira muri uriya mujyi wa Kibuye. Ni hatari. Hanyuma ubu mumaze kugira harya buriya album zirimo? Hari album buriya mumaze kugira cyangwa muri kugenda mukora imwe imwe mukaba wenda mufite? Ntabwo twari twigera dukora indirimbo imwe, ngira ngo iz'amashusho zigaragara ubwa mbere twakoze 3, turongera dukora n'izindi 3, ngira ngo zimaze kuba 6. Nizo mufite hanze gusa zigaragara? siko mumaze igihe gito kandi abantu bakaba barabamenye cyane ku ndirimbo 6 zonyine. Iriya mwari mwakoreye kuri iriya hoteli yo ku Kibuye yitwa gute? Aho Yesu ari. Ngira ngo nayo yari yabaye, yari yaje ku mwanya wa 5 muri top 5 duheruka gukora. Hanyuma ubu ngubu indirimbo muheruka yitwa? Duheruka gukora iri kuri YouTube channel ni izina niyo muheruka. Ariko vuba aha tubafitiye n'indi igiye kujya hanze twakoze muri uku kwezi kwa 12. Irajya hanze mu kwa 12. Hanyuma rero ubwo fatiraho tubwire ibyo muri kudutegura, niba hari ibitaramo bisoza umwaka namwe muri ibyo bitaramo mukaba mufitemo umwanya, niba namwe ubwanyu wenda mufite igitaramo muri kudutegura kuko n'umwaka washize. Urakoze cyane. Igitaramo cyo kirahari kubera yuko iyo turi gusoza umwaka tuba turi gushima Imana. Ku itariki 22 ngira ngo tuzaba tugifite ku ntara ya Murangara, niho turi gusengera nk'itorero rya Mubuga. Tuzaba hari igitaramo, hari n'ikindi tugiye kugira vuba aha mu Ruhango ku iyi sabato ku itariki 14 niho tuzaba turi. Nibyo bitaramo turi guteganya muri uyu mwaka. Mwebwe ntacyo mwateguye gisoza umwaka? Oya, ntacyo. Yego. Hanyuma ubwo kuri YouTube bibutse uko basacingaho wenda bakurikiranye ikiganiro ubwa mbere kugira ngo iyo korali bahite bayikurikira? Urajya kuri YouTube, nurangiza wandikeho Holy City Singers Mubuga, urahita ubonaho indirimbo zacu. Yego, dusoza rero ngaho nimugire icyo mubwira abakunzi banyu, abakurikira ibiganiro bya US TV cyane n'abakunda kubakurikira, mwababwira iki rero musoza? Abakunda kudukurikira baradukunda, natwe turabakunda, ni inshuti zacu. Ariko icyo twifuza ni uko dukundanye mu isi twaharanira gukorera ijuru kugira ngo tuzabane no mu ijuru, nicyo cy'ingenzi.
Yego murakoze cyane rero twari turi kumwe n'uno mumama arya watubwiye ko witwa nde? amazina yanjye ni Oliva Nyiransengimana bakaba banzi cyane ku izina rya Mama Gira Amata. Okay, ahubwo ako kazina niko nari nabuze. Nanjye niko bambwiye. Yego murakoze cyane rero. Murakoze nawe. arakoze cyane Oliva kuduha amakuru ya Holy City. Tukiri ku mubuga reka twakire umwe mu bagize Sound of Christ Choir atubwire nawe byinshi bitandukanye kuri korali yabo n'ibyo barimo bategura. Betty tuguha ikaze kuri USTV. Uri muri Sound of Christ. Mbere ngo bayitaga bayitaga Integuza, none ubu mwahinduye izina. bahinduye izina. Mumeze mute se? Turaho turashima Imana. Ku batazi Sound of Christ se wayibarangira gute, ayibarizwa hagana he gutyo nyine sa no updatinga Sound of Christ naho bayisanga kuri YouTube? Wenda ku batazi Sound of Christ ndumva wenda ataba ari benshi, kuko dufite channel yacu yitwa Sound of Christ Choir Mubuga Seed Church. Ndumva ari aho batubariza mbese kuri YouTube bagiyeho rwose bakandika Sound of Christ bahita batubona. Yego. Harya ubu ngubu mumaze kugira indirimbo z'amashusho zingana gute? Mwari mwakoze album harya? Yego, twe twakoze album ya mbere icyo gihe y'indirimbo 10. Ubu no kuva indirimbo mufite z'amashusho n'indirimbo 10? Oya, kuko dufite indi album ya kabiri. Ubwo mufite album ebyiri zikoreye amashusho. Album ebyiri zikoreye amashusho. Zose zageze kuri YouTube cyangwa muri kugenda musohora imwe? Zose zagezeho. Iyi album ya kabiri zose ziriho. Rekaze. Yego, indirimbo 10. Zose ziriho. Okay, nabonye muri no kubaka ariko nageze ku rusengero. Turi kubaka, urabona nyine. Bari kuzamuraho? Bari kuzamuraho. Ntago bongereye? Oya, baratwangiye kubera ko urabona uku gufunga insengero. Twe twarabisabye ko twari dufite na budget yo kubaka ngo turwagure, ariko ubuyobozi ntibwadukundiye, gusa bemeye ko twasanura insengero rwacu. Yego. Okay. Hanyuma Sound of Christ rero se hari igitaramo mufite gisoza umwaka cyangwa amasorute wenda ari hafi abantu bazitabira? Ndumva ntayo. Urebye ibitaramo byabaye muri aya mezi ashize yatambutse ubwo twifatanyaga na Nouvelle Jerusalem dukora Mass Choir. Yego, yari imeze neza. Ahubwo nandi makorali arebereho. Ubwo rero andi masorti nta gihe tudasohoka, wenda badutumiye ku yandi matorero. Nk'ubu ku isabato yashize bari turi Nyabinyenga. Nyabinyenga ubwo ni? Nyabinyenga wenda ni muri iyi ntara yacu. Ya Murangara. Murangara niho twari turi. Muragenda ko. Ariko mbere ahangaha ndumva nta bitaramo dufite. Sibyo ko wenda mu minsi mikuru ntago bitaramo bibura. Yego. Ntago bishobora kubura, dushobora no gufata nk'itorero rya Mubuga se ugasanga dukoze ibitaramo. Ariko naho imbere ndumva hari igiteganyijwe yo gushaka gukora nk'amakorali yose ku ntara yacu ya Murangara, kuko ni naho dusengera. Harya buriya muri sound uririmbamo iri hejuru? Ndirimba soprano. Okay. Hanyuma usibye kuririmba buriya nta zindi nshingano ufitemo? Umutoza wungiririje. Okay, uri coach kabisa. Okay. Hanyuma Mifemu ho bimeze bite? Ahantu henshi ko nagiye mbona Mifemu igenda gake. Mwebwe iracyahari na Jia? Cyane ariko kuri Mifemu kuko Mifemu irahari. Irahari, irakora bisanzwe, ariko si ibintu bikaze cyane, ariko irakora. Ntago babiha uburemere nk'ahandi hantu usanga ku isabato ya Mifemu bambara iriya myenda ukabona ni ibintu iwacu wenda yego hari abafite impuzankano, ariko abandi ukabona wenda bafitemo intege nkeya, ariko irakora. Okay. Yego, dusoza rero ngaho gira icyo ubwira abakunzi ba Sound of Christ. Icyo nabwira abakunzi ba Sound of Christ, turahari, ibihangano byacu birahari, kandi ni byiza, biteguza abantu kugaruka kwa Kristo. Kandi hari n'ikindi turimo duteganya, hari n'indi album ya 3 turimo dutegura, iri vuba, iri hafi gusohoka, nubwo tutaramenya umunsi, ariko iri hafi.
nabyo turi hafi kongera z'umwaka. mu ntangiriro z'umwaka hagati aho. Okay. Turi hafi kubagezaho rwose ibindi bihangano bindi byiza bizatuma babona yuko Sound of Christ iticaye ahubwo irimo ikora. Yego. Niba wenda bitakugoye se ubu mumaze kugira abantu bangana gute Sound of Christ? Nabonye ahubwo se mufite junior cyangwa Yego. nabo mwongeyemo wenda bashya? Kuko nabonye mwarabaye benshi cyane. Oya, yego junior irahari. Ariko yo ntabwo iragira yego. Turi benshi ubwo ntabwo turi bakeya. Ntabwo wamenya umubare. Ni benshi badukurikirana usibye ko ntibuka umubare mungana iki ariko barahari. Okay. Ngaho rero turi kumwe mukomeze kugira ibihe byiza. Arakoze cyane Betty kuduha amakuru ya korali Sound of Christ. Reka tumanuke gatoya twerekeze Murangara SDA Church, hari korali yitwa New Jerusalem. Reka twakire perezida wayo ariwe Eugene adusangize amakuru menshi yayo, dore ko benshi mwakundaga no kumbaza amakuru yabo. Nguyu rero Eugene tuguhaye ikaze kuri US TV. Mazina ni Eugene Hatungurana. Yego. Bambarizwa mu ntara ya Murangara, itoro rya Murangara. Abandi perezida wa korali New Jerusalem. Yego. Muri Yerusalemu. Yego, muri Yerusalemu. Hanyuma abantu wabahaye se isura cyangwa umuntu utazi New Jerusalem wasa n'umurangiraho gato? New Jerusalem ni korali ikorera mu itoro rya Murangara. Ikaba imaze imyaka irenga 35. Ni korali y'ubukombe kabisa. Ikaba ifite amaudio agera kuri 4 na video na DVD imwe. Ariko intego nuko dushaka gukora indi biri vuba cyane. Arya buriya mufite indirimbo zingahe zigaragara z'amashusho? Indirimbo zigaragara z'amashusho zigera ku ndirimbo 8. Hanyuma ariko hari haciyeho igihe nta video tubona, nta projet nshyashya twari turimo tubona, bimeze bitahubwo uduha n'amakuru, abantu benshi bari kubyibaza. Yego, so kudakora cyane tubanza kwiyegisikiriza ku bakunzi bacu. Twari dufite projet y'urusengero runini cyane nkeka ko abajya basengera ku Murangara mu rubona. Yego. Ubu rugezaho rushimishije, ndakeka tumaze kugera kuri etape yuko twifuza gushyiramo amakaro. Cyo cyatumye korali itaboneka cyane. Ariko nko mu minsi ishize nta kwezi guciyemo ari igitaramo twari twateguye cya Mase twari twakoranye na Sound. Abantu babonye ko umurimo gikorwa. Cyabereye he? Cyabereye ku Murangara, cyari igitaramo cyiza cyane. Nahoze numva babivuga. Rero ku bakunzi ba New Jerusalem, ndakeka dufite indirimbo turi gushaka gukora vuba cyane. Nibikunda bitarenze uyu mwaka dushobora kugira indirimbo imwe tubagaragariza tukayishyira hanze. Muri uku kwa 12? Yego, muri uku kwa 12. Amashusho audio yo irimo iraninga. Ariko n'amashusho nayo ni vuba, ndakeka bitari burenga ukwa mbere ishusho amashusho atayabonye. Yego. Hanyuma ubwo waruvuze ko ubu mufite album zingahe? Ubu dufite album za audio zigera kuri 3. Ubu ni 3. Hanyuma noneho video waruvuze ko indirimbo zimaze kuba 8. Yego. Bo rero dusoza niki wabwira abakurikiye US TV cyangwa Unity Star TV, ababakunda cyane n'abakunda kureba kuri YouTube channel yanyu? Wababwira iki? Abakunzi ba US TV n'abakunzi ba New Jerusalem, yo ugiye ku mbuga hose, kuri YouTube, kuri Twitter, kuri Instagram, Facebook, hose ubasha kubonaho ibikorwa dukora. Hose ni New Jerusalem? Ni New Jerusalem kwaya iriho. Yo wanditsemo uhita ubibona. Yego. Nukuvuga ngo icyo twabwira abakunzi bacu no kubashishikariza gukomeza kureba ibihangano byacu, bagashikaza kureba ibihangano by'andi makorali kugira ngo umurimo ukomeze kugera kure cyane. Kandi si twasoza nanone tudashimira iyi TV kuko ifasha amakorali cyane yo mu bice by'icyaro kugira ngo azamure impano anagaragare cyane. Rero twababwira ko ibyiza biri imbere, twababwira icyayi kiduhangayikishe ko ari inyubako y'urusengero, ariko biri kugera ku musozo. Ubu twababwira ko aribwo korali igiye kongera gukora bushyashya, kandi nkubwira ko na New Jerusalem Junior nayo uyu mwaka urarangira, nayo hari ikintu yagaragaje ku mbuga nkoranyambaga. Mufite na Junior? Na Junior nayo irahari kandi ikora neza. Iyo bifite abaririmbyi bangana gute Junior? Ni benshi bagera mu baririmbyi 45.
inkuru twebwe umubare si wawumenya uhereye icyo gihe twatangiriye ni kera cyane kuko nk'ubu nk'abayishinze bari mu Bufaransa, muri Canada, muri Amerika, abenshi baragiye ariko icyo twishimira ni uko umurimo ugikomeje kandi ukorwa neza. Yego, twari dushoje tutamamaje ahubwo ubu uri gukora ibijyanye n'iki usiko nari yego murakoze cyane. Iyi ni isoko rya Mubuga. Yego, iyi ni isantere y'ubucuruzi ya Mubuga. Ni isantere irimo itera imbere cyane, twashishikariza abantu bose kujya baza guhahiramo. Ibiribwa byose biraba cyane, urabona ko nk'aha ngaha ibintu by'ibishyimbo, amasaka, ibintu bijyanye n'imiceri, ibiribwa byose wabibona. N'iby'ubwubatsi n'ibya kinyarwanda hariya mu isoko naho biba birimo byinshi cyane. Twarangiza tubwira abakunzi bacu cyane cyane abakurikira channel ya USTV ko bajya banyaruka bagahira ku Mubuga. Ibintu byabo biba bihari kandi kuri makeya. Ahubwo buri kuranguza ariko tuba turanguza kugira ngo tubone uko umurimo w'Imana urushaho kugenda neza. Ibishyimbo, amasaka, byinshi cyane, byose ibikoresho by'amagare, byose ibikoresho by'ubwubatsi by'amagare byose biba bihari. Yego, Papa Shiro, urakoze cyane. Yego, mukomeze kugira ibihe byiza, ndabashimiye cyane. Yego murakoze. Arakoze cyane Papa Shiro. Mwabyumviye ko impamvu batari bari gukora cyane ni inyubako bari bafite, kandi koko kuba yizi ni inyubako isaba imbaraga cyane, ndetse ni inyubako isaba kuyitaho cyane utari mu bindi byinshi kubera ko irakaze cyane. Hanyuma twerekeje hejuru, ubwo ni muri Gakuta SDA Church, ni hafi y'uruganda rw'icyayi rwa Gisovu, ariko harimo akagendo gusa ku bahazi murahazi. Reka twakire umwe mu bayobozi ba korali Inshuti Nziza agire byinshi adusangiza, niba no muri izi mpera z'umwaka hari ibyo badufitiye. Mubirigi Prosper, tuguhaye ikaze kuri USTV. Mbere na mbere ndabashubuje Uwiteka kandi abaho umugisha. Yego, nitwa Mubirigi Prosper, nkaba ndi perezida wa korali Inshuti Nziza. Inshuti Nziza ibarizwa hehe? Inshuti Nziza ni korali ibarizwa mu itorero rya Gakuta, mu ntara ya Gakuta. Ubwo aho ni mu karere ka Karongi? Mu karere ka Karongi, mu murenge wa Twumba. Mu ntara y'Iburengerazuba cyane rwose. Hanyuma ubwo iyo korali uyishaka kuri YouTube asacingaho gute? Uyishaka kuri YouTube yinjira muri porogaramu ya YouTube, agashaka izina Inshuti Nziza Family Choir SDA Gakuta Church, arabibona neza cyane. Hanyuma ni korali imaze igihe kingana gute? Mwatangiye ryari kuririmba? Hanyuma muraza no kutubwira ni ibiki mugezeho kuri ubu? Mufite alubumu zingahe se, z'amajwi, z'amashusho gutyo? Ni korali yatangiye kera cyane muri 1989, turi gukabaka kuri 35, tukaba dufite volume ebyiri, imwe ya audio n'indi imwe ya video. Yego, kuri ubu izimaze gusohoka ubwo ni zingahe z'amashusho? Amashusho n'indirimbo 8, audio n'indirimbo 13. Iz'amashusho 8 zageze kuri YouTube? Cyane rwose, hamaze kujyaho 5, harabura izindi 3. Niyo mpamvu ngewe ubwo nari mperutse kurebaho nari nabonye 5, nibyo nari ngize ngo n'izindi zarasohotse ntitwabimenye. Turi hafi kuzibashyiriraho muri iyo minsi, umwaka uzarangira rwose muzirebye. Hanyuma rero ni biki bindi muri kudutegura? Hari ibitaramo se mufite abantu bashobora kuzitabira? Cyane cyane mu mpera z'uyu mwaka no mu gutangira ubundi twa twahitamo itariki ya nyayo, ariko dufite igitaramo gishyushye cyo gusoza umwaka, ndetse tunatangira ubundi. Itariki yaramenyekanye se? Itariki twa twamenyekanisha, ariko tuzashyira kuri YouTube channel yacu, muzabimenyeshwa. Ubwo ni mu mpera z'uno mwaka? Mu mpera z'uno mwaka. Ubwo ni nuko kwezi turimo kwa 12? Mu byumweru 3-4 ntituzabirenza. Hanyuma rero ubwo tugana ku musozo, kuko ntago turaza gutinda, ni iki mwabwira ababakurikiye, by'umwihariko abakunda no kureba indirimbo zanyu? Na mbere icyo tubwira abadukurikiye ni ukugira ngo bajye kuri channel yacu Inshuti Nziza Family Choir SDA Gakuta, bajyeho barizo indirimbo zacu. Ikindi kandi tunabasaba gukanda subscribe na like.
byose uko bivuze na comment bagashyiraho bakadushyigikira mu murimo w'Imana. Murakoze. Okay, murakoze namwe turi kumwe. Reka twerekeze Kigezi SD Church. Reka twakire umwe mu bagize korali Imbabazi, baherutse kuduha indirimbo, mwarayibonye indirimbo ya mbere mu buryo bw'amashusho. Hano turi ni mu busitani bwa Kibuye, ku bahazi mwahamenye, tuhuza n'abantu bose bavuka inaha muri Karongi, nanjye niho navukiye. Hanyuma ndi kumwe n'umuyobozi wa korali Imbabazi, ni Kigezi SDA Church, niwe tugiye kuganira atubwire ku makuru yabo n'ibyo barimo badutegurira. Alphonse, tuguhaye ikaze kuri USTV. Murakoze, nitwa Mushimiyimana Alphonse, nkaba mbarizwa mu itorero rya Kigezi, intara y'ivugabutumwa ya Kayenzi, nkaba ndi umuyobozi wa korali Imbabazi. Hanyuma Imbabazi wayisobanura gute, wenda nko ku bantu bayumvise bwa mbere? Igizwe n'abantu bangahe? Hanyuma ni ibihe bikorwa yakoze? Ni ibihe biri hanze kuri YouTube channel abantu bakurikira gutyo? Unababwire na YouTube channel. Yego, murakoze. Korali Imbabazi ibikorwa irabifite, ndetse ifite n'imishinga iremereye. Muri iyo mishinga rero twakoze ibishoboka byose. Ubu dufite audio igizwe n'indirimbo 10. Muri izo ndirimbo 10 rero twatangiye gahunda yo kuzikorera amashusho. Indirimbo ya mbere twarayikoze mu byumweru 2-3 bishize. Iyo ndirimbo ikaba yitwa Dukwiriye Gushima Imana. Aho rero abakunzi ba korali Imbabazi ndetse n'abatwumvise bwa mbere, aho bashakira iyo ndirimbo ni kuri YouTube channel, ni korali Imbabazi Choir CDA Kigezi. Okay. Hanyuma rero kuri album mwari mwakoze se, mwari mwayironshinze cyangwa mwarasohoye gusa bisanzwe? Hari igitaramo mwakoze? Birumvikana twararonshinze, kandi muri icyo gitaramo havuyemo umusaruro. Uwo musaruro niwo uri kudutera kongera kuzikorera amashusho, noneho ubutumwa bukarushaho kumvikana neza. Hanyuma ubu ngubu se niki noneho kijya mbere? Mugiye gukomeza gukora n'andi mashusho ubwo ngubwo kuri album, cyangwa hari n'indi mishinga wenda muri? Birumvikana imishinga yo turayifite, kandi tugiye gukomeza dukore amashusho y'izo ndirimbo zose. Imishinga yo dufite n'ubundi hari gukora ibitaramo bitandukanye, tubwiriza abantu ubutumwa bwiza, ndetse tunafasha abarwayi, abafite ibibazo bitandukanye. Izo gahunda zose turazifite, ndetse no gutera inkunga inyubako zacu z'urusengero. Namwe murimo murubaka? Turi kubaka cyane. Mwe muri kuvugurura cyangwa mwarashenye burundu nyine muratangira? Twarashenye turubaka, aho rugeze mwatangiye inyubako. Turi kurukorera amafinisage, nicyo cyiciro tugezemo. Okay. Hanyuma korali Imbabazi se imaze igihe kingana gute? Korali Imbabazi ibarizwa mu itorero rya Kigezi imaze imyaka 19. Okay. Yego, hanyuma rero ubwo dusoza rero niki mwabwira abakunzi banyu, ababakurikira kuri YouTube channel n'ahandi hatandukanye, noneho wenda n'ibyo bategereza, niba hari n'indi ndirimbo iri hafi cyane? Icyo twasaba abadukurikiye ku YouTube channel nuko icya mbere bagomba kudukunda, kandi bagakunda ubutumwa bukubiye muri iyo ndirimbo. Ikindi kandi bakadusengera, kuko uyu murimo ni umurimo Satani akunda kurwanya cyane. Dukeneye rero inkunga ya mbere y'amashengesho. Icya kabiri dukeneye inkunga y'ibitekerezo, noneho nyuma y'ibitekerezo nibwo ubufasha mu bifatika buboneka. Yego. Murakoze cyane rero, mukomeze kugira ibihe byiza, kandi korali Imbabazi muyisuhuze cyane. Murakoze namwe, Imana ibahe umugisha mu kazi kanyu mukora ka buri munsi.
tugeze ku yindi korali ndi kumwe na perezida wayo yayitubwira n'aho ibarizwa nabo bakatubwira ku byo barimo badutegurira. Turacyari n'ubundi mu mujyi wa Kibuye muri Karongi. Amazina nitwa Jacques Dushimimana, ndi perezida wa korali Horebu ikorera umurimo w'ivugabutumwa mu itorero rya Kigezi, intara y'ivugabutumwa ya Kayenzi, Firidi ni y'uburengerazuba bw'u Rwanda. Akavura karimo karagwa. Imvura rwose irimo ikugwa neza cyane. Abantu b'inaha benshi nagiye mbona barwaye inkorora na gripe, nanjye gripe irimo iraza muri kubyumva. Mu cyumweru gitambutse imvura yari kugwa ari nyinshi cyane, ariko ubu ngubu isa nkaho iri kugabanuka. Okay. Hanyuma korali yanyu imaze igihe kingana gute? Ni Horebu? Yes, ni Imaze Horebu. igihe kingana gute noneho, kandi ni ibihe bikorwa se mufite biri out? Korali Horebu ni korali imaze imyaka 14 irimo ikora umurimo. Yatangiye n'ubundi ari urubyiruko, ariko n'uyu munsi wa none iracyari urubyiruko. Icyo rero kizarumbajije ku bikorwa ifite nuko yakoze indirimbo za audio zigera kuri 7 zirahari, ndetse no kuri YouTube channel yacu ya Horebu Singers ziriho n'amarerigisi. Rero n'ubundi dutangira uyu mwaka tugiye kwinjiramo neza, usigaje iminsi mike ngo urangire, nuko mu kwezi kwa kabiri ku itariki 8 2025 tuba twatangiye gushyira ibihangano byacu bifite amashusho ahagaragara, aho n'ubundi ku iyo tariki mbabwiye 8 z'ukwezi kwa kabiri tuba twaronshinze video zacu, kandi n'ubundi ni album. Oya, ntago ari album yose, zizaba ari video nke. azari video nkeya. Singahe? Ni indirimbo 3. Harimo indirimbo yitwa Urugendo yakunzwe na benshi cyane, ari audio uwo munsi nayo yarakunzwe cyane, ndetse na Horebu. Ubwo rero izo nizo ndirimbo n'inshuti zacu zifuje yuko n'ubundi ariho twaheraho dukorera video. Yego. Hanyuma rero dusoza, niki wabwira abakurikiye US TV n'ababakurikira kuri platform zanyu? Yego, icyo nababwira nuko tubakunda cyane, kandi tukaba tunyurwa cyane n'inama bahora baduha, batuba hafi, by'umwihariko abantu badusengera cyane. Ingisha y'Imana iba itugeraho, kandi natwe turanyurwa tugashima Imana. Yego, mukomeze kugira ibihe byiza. Yes, murakoze namwe ibihe byiza. Turacyari n'ubundi mu mujyi wa Kibuye, hanyuma itorero n'ubundi ni Kigezi, niryo tukiriho. Hari indi korali mumeze mute bayobozi? Turashima Imana muri korali Abaragwa. Yego, Abaragwa. Yego. Murakomeye. Turashima Karongi rero ishusho yaho, imvura irimo iragwa, bimeze bite? Urabibona ko nawe ikirere uyu munsi wa none ubona ko kibuditse imvura. Kirabuditse imvura ishobora kuza kugwa. Ikindi tumaranye iminsi imvura, ariko n'ibishyimbo bitangiye kwera kuko hanyuzemo n'umucyo. Umva iyo ni imigisha yose Imana itugenera. Abantu bavuye i Karongi batajya baza gusura, wababwira iki bigize abanyamujyi? Ababwire babanguke, ubu bari ahantu imyaka iteze, kandi twebwe twejeje ibishyimbo. Wumva dutangiye kurya ibishyimbo n'ibindi biba byaje. Ibi bishyimbo nibyo byeze. Wumva ko mu Kigezi rero uretse ibishyimbo byongeye no n'izina mu Kigezi, hahandi haba urutoki. Ubundi kuki interview ntaje mu Kigezi ngo fotore haba urutoki, nta nyota. Iyo ni imigisha Imana iduha. Abaragwa murakomeye rero. Mu Baragwa turaho turashima Imana. Meze neza. Yego. Hanyuma yo imaze igihe kingana gute se, niba wamenya abaririmbyi bayigize bo ni bangahe? Korali Abaragwa ni korali imaze imyaka 29. Yatangiye kubwo kugenda, yatangiye muri 1995, 1995. Tangirwa n'abanyeshuri bihuza kugira ngo abanyeshuri batagenda
batagenda mu zindi nzira zitari nziza, ahubwo babashe guhuza imbaraga na Mwuka Wera akomeze kubaba hafi abambika imbaraga. Rero niyo mpamvu bahise bashinga korali Abaragwa, Abaragwa b'Ijuru, ikabikorera mu itorero rya Kigezi, ubu igizwe n'abaririmbyi 24, ariko ni ba bandi uyu munsi kubera muvoma z'ubuzima ushobora guhinduka none cyangwa ejo, ariko twese tukakorera hamwe tukagira n'indi gurupe twita umuryango wa korali Abaragwa, irenga hafi abantu 100 n'abandi bayikomokaho ni members. Hanyuma ubu rero mwebwe mumaze kugera ku bihe bikorwa se, mufite amabama angahe se, indirimbo abantu wenda bakurikira, none unatubwire niki muri gutegurira abakunzi banyu? Ubu kubera ibihe byagiye bihita, korali Abaragwa yagiye itegura igashaka kujya mu mujyo umwe w'iterambere ugezweho, kugira ngo imiririmbire yacu itaguma mu Kigezi gusa, ahubwo ibe yafata n'impande z'isi binyuze mu ikoranabuhanga. Uyu munsi wa none ubu twari turi kubategurira igitaramo ejo bundi kuri 21 z'ukwa 12. Ubwo harabura amasabato angahe? Isabato imwe yonyine, isabato imwe igiye gucamo, isabato yonyine iri kubura. Tubafitiye igitaramo rero nterankunga cyo gushyira alubumu yabo ya mbere twise Saba iby'uyu munsi, kora publicité rero twagiye amamaza, ndakuremeye. Ni Saba iby'uyu munsi, iby'ejo ni iby'Uwiteka. Rero icyo gitaramo tuzaba turi kumwe n'amakorali atandukanye kandi meza, aho tuzaba turi kumwe na korali Umuryango w'Imana ituruka i Kigali, urayibona ku Muhima, itorero rya Muhima. Tuzaba turi kumwe na korali Inkuru Nziza y'Isure, kwa Aroni. Tuzaba turi kumwe na korali Mbakumbuza Ijuru yo mu Byogo, aho bita mu ntara ya Ntanga, ntara y'ivugabutumwa ya Ntanga, n'andi makorali yo mu ntara y'ivugabutumwa ya Kayenzi. Umunsi rero ni umunsi wa mbere mu mateka ya korali Abaragwa izaba itangiye gushyira ibihangano byabo ku mugaragaro, ariho uwo munsi nyirizina ari naho watangira gushakisha ibikorwa bikagaragara. Ariko ntituzaba twicaye, kuko uwo munsi tuzaba tunatangiye no gukora indirimbo zigaragara z'amashusho. Bivuze ko muzaba muri no muri shooting cyane rwose. Hanyuma ubwo alubumu mufite waruvuze ko ubwo ni alubumu imwe ya audio? Ubu dufite alubumu imwe ya audio yonyine. Ubwo mugiye gutangira gukora amashusho? Tugiye gutangira gukora amashusho. Ubwo papasi y'icyo gitaramo harimo gutangira video? No gutangira video, urebye ahanini ni icyo ngicyo. Ngo murimo muranubaka, ariko mwebwe mwarashoje mubigeze? Muri ibihe bidasanzwe, aho insengero nyinshi zifunze ku bw'amabwiriza leta yagiye ishyiraho, ariko n'impamvu z'ibyorezo bigiye bitandukanye. Ubu hari amabwiriza natwe turimo turakora, turi gusaba ibyo dusabwa kugira ngo twuzuze, turi mu nyubako nyine y'ibyo dusabwa ni umunsi ku munsi. Ese buriya ubusanzwe uba uri gukora ibijyanye n'iki, kugira ngo wenda n'abantu bahite bakura? Mu buzima busanzwe njye nkorera mu murenge wa Bwishyura, akarere ka Karongi, mu nzego z'ibanze. Yego. Hanyuma rero dusoza, ni iki mwabwira abakunzi banyu n'abakunzi ba USTV? Abakunzi ba korali Abaragwa, cyangwa se hari abakunzi bacu bazanezezwa no kubona ibihangano byacu bwa mbere. Icyo nabasaba cya mbere ni ukudukunda, ikindi ni inkunga y'amasengesho, kuko gusabira abaririmbyi birakwiriye muri iki gihe cya none, kuko harimo ibintu bitandukanye bishobora gutwara abaririmbyi bakumva ko bari mu mujyi wo kuririmba, ariko ugasanga ntabwo bari mu nzira nyakuri ijoro ridushakamo. Ahubwo burya iyo habayeho gusabira korali, bituma za mbaraga z'amasengesho zibasha guhindura imibereho y'abaririmbyi, bagakora umurimo w'uburirimbyi nk'uko ukwiriye. Rero uyu munsi
simvuga mu rwego rwa korali abaragwa gusa, yego badukunde, inkunga mbasabye ni amasengesho, ibindi byose Imana izabiduha. Yego murakoze cyane, mukomeze kugira ibihe byiza kandi n'abaragwa mubasuhuze. Murakoze, Imana ibahe umugisha. Tugeze kuri korali, ya korali yabaye iya mbere muri US hit song, ubwo ni top 5 hit songs. Rero ndi kumwe n'umuyobozi bamwita Muramba. Muramba mumeze mute? Turaho, turashima Imana. Murakomeye cyane. Yego rwose. Karongi muraturusha iki? Karongi ni bisanzwe mu gihe cy'imvura, kandi abizera abaririmbyi bose bameze neza cyane. Yego. Ni hope murakomeye? Ni hope turakomeye, ku murimo turawukomeje nk'uko twabyiyemeje, kandi nk'uko ari inshingano twahawe n'umwami wacu. Harya burayo imaze imyaka ingahe itangiye uramuri? Ni hope imaze imyaka 24. Irashize. Umwaka utaha turaba twizihiza yubile y'imyaka 25. Ubwo yatangiye muri 2000 se? Yego, umwaka wa 2000 yatangiranye n'urusengero rwacu rwa Galilaya n'ubundi. Okay. Hanyuma ngira ngo izamutse ariko cyane kuri Umpindure, abantu benshi nubwo bayimenye, indirimbo ya boostinze cyane ku rwego rwo hejuru. Yego, ku indirimbo Umpindure mushya abantu bayikunze ari benshi, bituma babara bari mu gihugu no hanze yacyo baduhamagara kenshi batubwira ko indirimbo yabashimishije, kandi natwe byadushimishije. Indirimbo nziza cyane kabisa. Buriya ntiyabagoye? Ni bisanzwe, ntabwo yatugoye cyane cyane ko abantu nyine banayikundaga, n'undi yaje abantu bayinyotewe, ubwo rero ni nk'ibisanzwe, n'ubundi nta kidasanzwe cyari kirimo, nta kigoye cyari kirimo. Ubu mumaze kugira umubare w'abangahe? Imaze kurebwa n'abantu oya ndavuga ikorari muri rusange, aba members. Abamambure dufite bakora bari active ubu ni abaririmbyi 35. Kabisa. Yego. Hanyuma mwabyakiriye mute kuba indirimbo yanyu ariyo yabaye ya mbere mu gace k'Iburengerazuba? Bivuze ko korari yanyu ari ihagarariye Uburengerazuba? Byaradushimishije kuba korari yacu mu Burengerazuba imaze kumenyekana ku buryo ba rating kuri uriya mwanya, byatweretse yuko dufite abakunzi benshi kandi bumva ubutumwa bwacu, kandi ko babwumva bubakora no ku mutima, kandi bukaba byagira n'akamaro ku bugingo bwabo. Ni irihe banga mukoresha rero kugira ngo ibihangano byanyu bikundwe ku rwego rungana kuriya, ndetse usange ngira ngo ni na gakeya muba murigarire ya namwe ubwo muba mwagenda byumva? Yego, nibyo dukunda gutumirwa cyane. Ibanga rero nta rindi, ni ukwitonda tugakora ibintu byacu neza, kandi tukabana neza n'abakunzi bacu. Ikindi tukagira inshuti zitandukanye hirya no hino, haba muri ntara y'Iburengerazuba mu turere dutandukanye, mu ntara zitandukanye z'ivugabutumwa, ndetse no hirya y'intara tuba tuhafite abakunzi benshi batandukanye, bityo ibihangano byacu bakabihererekanya, abantu bakabimenya ari benshi. Yego. Hanyuma ubu mumaze kugira indirimbo zingana gute? Mufite alubumu zingahe se z'amashusho z'ubu kugeza ubu? waba ukizibuka? Izo mufite zamaze kugera hanze? Ubu dufite volume 3 z'amashusho ziri hanze. Hari n'indi volume ya 4 nayo twitegura gusohora indirimbo zayo nko mu cyumweru kimwe cyangwa 2. Ubwo rero 3 nizo zagiye hanze, indi iracyabitse ariko mu minsi ya vuba nayo irabigiye hanze, nayo irimo indirimbo abantu bakunda. Nyuma yawe Umpindure hasohotse Ni mu bwato, yitwa Mu nyanja. Mu nyanja. Yego. Yego. Ubwo indirimbo rero ubwo tuyitegure ryari? Mu byumweru 2 muri uku kwezi? Uku kwezi kurashira tuyibonye? Yego, uno mwaka. Uku kwezi, uyu mwaka urarangira, indirimbo abantu benshi bakunze cyane yitwa Amarangamutima barabayibonye. Nanjye narayikunze. Yego. cyane. Niyo mugiye gushyira hanze? Yego. Mu minsi mikeya? Mu minsi mike rwose izaba igaragara, abakunzi bacu barayikunda, ariko izabageraho. Abantu bambazaga rero n'amakuru, ubwo dore nguyu kabisa ngira ngo aranabashubije. Bahoraga bibaza indi ndirimbo iraza ryari, ngira ngo arabashubije kabisa. Hanyuma ni ibiki rero muri kudutegurira? Ese hari igitaramo mufite gisoza namwe umwaka, cyangwa hari ibitaramo mugiye kwitabira abantu bashobora kuzajoyininga wenda biri hafi aha cyangwa no mu tundi duce?
yego muri uyu mwaka tuzafatanya n'abizera bo ku itorero ryacu ku itariki 28 gukora igitaramo gisoza umwaka. Ni igitaramo kizaba kigamije gufasha imbabare ziri ku bitaro bya Kibuye kugira ngo nabo basoze umwaka bafite ako kanyamuneza. Ibindi ariko no ku itariki 21 dufite igitaramo tuzakorera mu ntara ya Kayenzi ku itorero rya Kigezi, ndetse no mu ntangiriro z'umwaka tariki 11 tuzaba turi mu karere ka Rubavu ku itorero rya Kanyefurwe mu ntara ya Kanama, naho tuzakorera igitaramo. Hari n'ibindi rero turi gutegura mu mwaka utaha wacu, dutegereje yuko ubuyobozi bw'itorero bubyemeza tukabitangariza abizera, ariko tubafitiye byinshi muri mwaka tugiye gutangira. Bivuze ko kino gitaramo cy'abaragwa ubwo mukirimo? Ni abaragwa Kigezi? Yego, igitaramo tukirimo rwose, twaratumiwe kandi tuzakitabira. Ndumva kimeze neza, abantu bari mu karere ka Karongi rwose bazahagera. Yego, nanjye nari kuzahagera ariko ni kure. Yego, rero dusoza ni iki mwabwira abakunzi banyu, abakurikirana YouTube channel yanyu bakunda kureba ibihangano, n'abakunzi ba US TV muri rusange? Yego, abakunzi bacu turabashima cyane yuko badutera inkunga buri gihe, yaba ibitekerezo, yaba uburyo bw'ubushobozi, ndetse no kudukurikirana. Ndabarekeye yuko bakomeza kudukurikirana kuri YouTube channel yacu New Hope Choir Galilaya SDA. Ikindi bakomeze badukurikirane, natwe tuzakomeza kubaha indirimbo nziza nk'uko babyifuza. Ikindi US TV namwe turabashimira kuba mukomeza gukurikirana ibikorwa byacu kandi mukabigeza kuri benshi. Dukomeje gukorana ubutumwa bwiza nk'uko biri muri gahunda yacu bwagera kuri benshi. Abakunzi bacu rero bakomeze badukurikirane, ndetse n'abatarakora subscribe bayikore kugira ngo bajye babasha kubona ibihangano byacu, barayikinge, bakore share na comment. Yego kabisa. Yego, murakoze cyane, mudusuhurize aba members ba korali New Hope. Murakoze cyane namwe, Uwiteka duhana umugisha. Murakoze. Ni ku itorero rya Galilaya niho nkiri, ndi kumwe n'umwe mu bagize korali Abungeri, korali twabuze. Mumeze mute David? Korali Abungeri mwayiburiye? Twarayibuze rwose, nta projet duheruka. Korali Abungeri irahari kandi irahari cyane 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 cyane. Muheruka iyihe projet? Duheruka projet, ahubwo uvuga iyo turimo. Hariyo duheruka, hari niyo turimo ubu ngubu. Hari indirimbo duheruka kuri YouTube channel y'Abungeri? Ubu ngubu indirimbo yitwa Abanyarwanda, indirimbo yitwa Abanyarwanda imaze kuri channel yacu, ariko imaze nk'umwaka. Mwaho ngaho none ubwo murahari. Abungeri barahari cyane mu mikorere yacu, n'ubundi niko dukora, ariko mw'iyi minsi tubafite ikintu kigari cyane kandi gikomeye cyane, indirimbo nziza cyane. So nk'uko wabivuze, amazina yanjye ni Twagirimana David, ndi umwe mu baririmbyi bagize korali Abungeri ku itorero rya Galilaya, kandi nanone ndi umwe mu bayobozi bayo. Harya ubusanzwe hari n'ibindi ari gukora, suri MC? MC Beckham. Uyu ni umu MC, mumuha akazi. MC mu bitaramo bitandukanye, mu makwe n'ibindi bituma abantu barushaho kugira ibirori byiza. Yego, byose turafatanya. Hanyuma Abungeri, wenda ku bantu kugira ngo wenda bashya bahite babimenya neza, warangira uta abantu Abungeri babarizwa he, se ibyo mumaze gukora kugeza ubu ni ibihe, mufite amabama angahe gutyo? Urakoze ku kibazo cyiza. Ubundi iyo ushaka kumenya korali Abungeri, ni korali n'ubundi barizwa ku itorero rya Galilaya mu ntara ya Kibuye muri Filidi y'Uburengerazuba bw'u Rwanda. Korali Abungeri ni korali yatangiye umurimo kera, ifite ibikorwa bigari, ifite amarubumu ageze kuri 4, amavideo, kandi bari kwitegura no bari kwitegura no gukora iyindi iraza vuba cyane. Tubongera kubwira abakunzi bacu abari hirya no hino, batuzi bagenda badukurikira, yuko tubafite indirimbo zigiye kuza vuba cyane, mukongera mukazibona. Wabizeza mu kihe gihe ko twinjiye mu mwaka wa 2025, ahubwo umwaka mushya?
umwaka mushya. None se mu ntangiriro z'umwaka twitegure ko tugiye kubona itegure mu ntangiriro z'umwaka wa 2025 turabahereza projet nshya rwose kandi ifite indirimbo nziza zifite ubutumwa. Mwe mugiye kubizana nka album cyangwa namwe murajya mugenda murekura imwe kuri ya makorari kugenda bikora? Ko byagenda kose buri korari yose ifite uburyo igenda ikora, natwe dufite uburyo turi gusetting uburyo tuzajya tugenda dutanga izo ndirimbo, twajya turi kuri imwe twarekura album yose, bizaterwa n'ubushobozi bw'izo tuzaba tumaze gukora, ariko ndabizi n'indirimbo zizashimisha abantu benshi kandi zikongera kubazamura kandi zikagira icyo zikora mu mibereho y'abantu mu ivugabutumwa, cyane ko ariryo twimirije imbere. Yego, turi mu mpera z'umwaka, se nta gitaramo mwebwe muri gutegura wenda cyo gushima Imana gisoza umwaka? Urakoze, icyo kibazo abantu benshi bakunda kukimbaza cyane ko biteze ko abungeri mu mpera z'umwaka aribo bakunda kubahereza ibitaramo. Muri uyu mwaka nta gitaramo turi guteganyamo, ahubwo igitaramo turi guteganya bishobora kuzaba umwaka utaha, bikazasohokana n'izo alubumu n'izo ndirimbo nshya turi guteganya gukora. Twamaze gukora ama audio yazo, igisigaye ni ugukora amavideo. Hanyuma dusoza rero n'iki wabwira abakunzi banyu bababuze nk'uko nanjye nababuze, hanyuma umuntu ababwire noneho kuri YouTube uko wandikaho kugira ngo ugere kuri YouTube channel yawe? Urakoze, ntekereza yuko abungeri ntabwo babuze, nubwo abantu batekereza ko babuze, kuko abungeri barahari kandi barakora. Abungeri ni korali ikunda gukora ituje kandi ibikorwa byayo iyo bije nyine bizira rimwe. Korali rero abungeri barahari, ubakeneye wababona igihe cyose wabakeneraho cyose wababona. Ugiye kuri YouTube kuri channel ya korali abungeri wandika abungeri family choir, aho ngaho itubabona, ukahita usangaho kuri logo kuri channel yacu hariho logo igizwe n'amabara 3. Wakibona abungeri family choir uhita ubona ko ari korali abungeri ya hano i Galilea, ubundi ukadufollowinga, ugakora share, ugakora subscribe ndetse na like byose na comment, urushaho kuba udushyigikiye kandi ugateza umurimo w'Imana imbere. Ubushize ariko ngo mwari Gatsata, igitaramo cyagenze gute? Ku Isabato twari Gatsata, igitaramo cyagenze neza, hari neza. The Guardians twari turi kumwe, Babwiresi twari turi kumwe, ndetse na korali Kimihurura yitwa Iragiye. Hari igitaramo cyiza cyane, na Musoni Flavia yatwigishije icyigisho cyiza cyane kivuga ngo ni iki cyagutinyuye. Cyafashije abantu benshi kandi nanjye cyaramfashije. Abungeri rero barahari kandi tubahaye ikaze. Umwaka utaha 2025 mu ntangiriro z'ukwezi rwose turabaha indirimbo nziza cyane. Yego, murakoze cyane David, turi kumwe. Turabashimisha nse. Reka nsoze ikiganiro muri ubu buryo. Nshimiye buri wese wabanye natwe, nshimiye abari mu Rwanda mu mujyi wa Kigali mu ntara zitandukanye, nshimiye abari mu bihugu by'abaturanyi badukurikiye, nshimiye aba diaspora muri rusange babanye natwe muri iki kiganiro. Ibiganiro byo birakomeza nk'ibisanzwe, narabibabwiye, hari umutumirwa, hari n'ibindi byinshi bitandukanye mugiye kubona mu cyumweru gitaha. Rero reka nkomeze kubifuriza gukomeza kugira isabato nziza, weekend ibabere iy'umugisha, kandi mbifurije umwaka mushya muhire wa 2025. Uyu mwaka uzababere uw'umugisha, mukomeze kugira ibihe byiza.